Mwiriwe neza abavandimwe, mfite ikibazo ngira ngo mumfashe mumbwire icyo ngomba kugikoraho. Ejo naguze amavuta mu ishami rya Etablissement Sina Gerard hano muri downtown muri gare yo mu mujyi wa Kigali. Nkunda amavuta y'inka bikomeye, nta nubwo ahenda pe, bagira n'amavuta meza. Akangaka mureba ndibaza ko ari irobo, kagura 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Bajyaga bagira amavuta meza, ariko ayangaya narayatwaye anyejeje mu rugo nihumurije, numva ni ibibazo bikomeye. Ni ukuvuga ngo amavuta yabo ntabwo ari meza, ntabwo ari mazima. Singiye kuvuga ko anuka, ariko niko bimeze. Nabirangije mbese muri make, ntabwo ahumura nk'amavuta y'inka. Sinzi ibyo ari byo, kandi ubwo ngo azarangira ku itariki y'imureba 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Yakozwe kuri 12 z'ukwa gatandatu 2024. Aracyari mashya, ariko impumuro afite cyangwa umunuko biteye ubwoba. Ndimo ndibaza, mpamagara imwe muri izi nimero mbabaza icyo gukora, niba nyabasubiza bakampindurira. Ibya binde abanyamujyi bita ngo no guteza ingaru. Mpombe se nyagumane mu rugo, nyajugunye nkora iki? Ngiye icyo numvaga nakora, dore ngiki mumbwire niba ari cyo kizima. Ngende nyasubizeyo, nibatampindurira ndayabaha bayitwarire, bajye kuyajugunya, nabo bajye kwihumuriza bumva ukuntu ameze. Icyo nicyo numvaga ndi bukore nibanga kumpindurira. Nibampindurira ubwo baraba bakoze icyo bita ubudasa muri customer care, kandi nicyo mbifuriza. Serivisi zose niko zagombye gukora. Ariko inama nshaka kugisha cyangwa mwebwe murebe iyi video, inama nshaka ko mwabagira, bajye bashaka icyo bita echantillon, igicuruzwa cyo kureberaho, kugira ngo umenye niba icyo ugiye kugura ari kizima, kandi bakabikora nk'imfura ntibabeshye. Nka kwa kundi babagore bagataro, nubwo bitemewe, babagore bagataro baba bafite avoka, hariyo bakase kugira ngo bumvisheho abakiriya ko iryoshye, nubwo nabyo nta suku ibamo, kuko ntubuzi niba nta masazi yagiyeho. Biragoye muri make, murimo murumva icyo nshaka kuvuga. Ariko nk'iyi etablissement ikomeye mu rwego rw'igihugu no mu rwego mpuzamahanga, bagombye kugira igicuruzwa kimwe bafashe ku byo bagiye gupfunyika, bakaba bakumvishaho abakiriya, umuntu akihumuriza kumva ko amavuta agiye kugura ari mazima. Si ukwirarira, si ukugira nte, ariko ibintu by'amavuta y'inka ni ibintu nsobanukiwe. Amavuta y'inka arangwa no guhumura neza, kumva aragukurura, kumva urashaka kuyashyira mu biryo. Ngewe no mu mugati nyashyiramo rwose, no mu muceri, ahantu hose nyashyiramo. Ariko natengushywe n'aya ngaya naguze. Sinzi rero niba ndi buyabasubize bakemera kuyakira bakampindurira, cyangwa se bakemera kuyatwara nabo bakihumuriza, bakumva uko bimeze, bikabafasha guhindura stock yabo. Kuko niba aya ngaya yose ariko ameze, ayo bapfunyitse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, niba yose ariko ameze, ndahamya ko bagiye kubihomberamo, bagiye kubura abakiriya. Nyamuneka nimufatirane iyi stock yanyu, muyihagarike niba yose ari gutya ameze. Ubu ngiye gusubira muri downtown, mbaza abakozi baho icyo nakora, nabo niba baza amavuta y'inka uko agomba guhumura, bihumurize, bambwira icyo gukora. Niba bampindurira ni amahire kuri ngewe, niba batampindurira ni ibyago kuri bo. Murakoze, mugire icyumweru cyiza.